umuntu nyamuntu niyo ndirimbo twumvaga nkuko nayo basezeranije. Rero reka nze mbagezeho byinshi bitandukanye kubyo nagiye nkorana na mugenzi wanjye. Ndabihera ariko reka nze mbihere kuri uyu muvandimwe wenda kuduhuza nawe. Uyu mugabo wirirwa hakana ko nta deni afite nabyo bimenyekane, kuko igihe kizagera yisuzume ko ibyo yakoze atari byo. Ariko noneho kugira ngo yicare abizi neza ko bihari, nifuza ko abanyarwanda babyumva bakamenya uko ibintu bihagaze. Yes. maze kuvugana na Theoneste ambwira ko ngo muri aya mafaranga uvuga miliyoni n'ijana ngo ugomba kuvanamo ibihumbi 400 ngo baguhaye ngo umuterankunga abohereje amafaranga y'ibyangombwa. Noneho ngo ukavanamo n'ayandi 100 ngo umugore wawe yafashe ngo umuterankunga abohereza amafaranga yo kuriha inzu. Ngo n'ibindi bihumbi 150 wowe wafashe mwicaranye nyine ubwo kuri ayo mafaranga uwo muterankunga yari yohereje yo kuriha inzu. Urumva ko ari ibihumbi 650, sibyo? Ubwo nimba bari kurimo miliyoni n'ijana, ubwo urumva nimba hari ibihumbi 650 hadasigaye ibihumbi 450 cyangwa ntabwo ari uko bimeze. Ibi mubyibuke ko Theoneste yahakanaga ko nta mafaranga ndimo, icyo nacyo mukimenye. Noneho ndagira ngo mbabwire neza ko uyu muvandimwe yahakanye kenshi avuga ko nta deni mfite, ahakana kenshi avuga ko nakoresheje umukozi sinamuhemba, kandi azi neza ko afite amafaranga yanjye agomba kumpa nkabona yo nishyura. Dore ikiganiro nagiranye nawe
yibwira ko ntabibika ngiki mu cyumba. N'ibyo natekerezaga gukora, numvaga mbonye amafaranga inzira nayabonamo zose nuko mfite ikibazo cya telefone sinakubwiye byaranze narayahaye ariko numvaga inzira zose nabonamo amafaranga nkabona telefone uburyo bwose nayibonamo navuga ngo Imana ifashe mbona amafaranga. Ni ikibazo cyane mfite ikibazo cy'abana mu ishuri, mfite ikibazo none haje ikibazo cy'uyu mwana. Nubwo wibwira ko ayo mafaranga ngo akureba cyane kubera ko ufite ikibazo cya cana zawe, ariko nanjye arandeba. Wumvise arandeba kugera uyu munsi nkurikije amafaranga aguciye cyangwa duciye, ayo mafaranga ni menshi mu magana si menshi se? Ni menshi. Noneho ku bantu kumbwira ngo aho nkura urahazi, aho ukura wenda se wamumpazi cyane ariko nzi igice. Rero hari ibintu tugomba guhuza kandi mu nyungu zo kugira ngo icyo twaganiriza kigereho. Ndashaka kumenya uburyo amafaranga y'ukwezi njye nawe tugomba kuyamwishyura. Urumva? Noneho nimara kumenya amafaranga ugomba gutanga, ugomba gutanga, icyo ni ikintu cya mbere. Ndaba mbonye uburyo ibyo natekerezaga mbikata. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, nimba ntekereza ngo mfite ideni ryawe, ndaba mbonye nuko nanone ndabihindura bitewe n'icyerekezo turimo. Rero ibyo turimo byose twakora byose, hari umuntu waje kutubwira ati nako nyoko no kubivuga, dukoze ibintu dufite imitima ibiri inyuranye, njye nawe cyangwa mwe nawe, nta na kimwe twageraho. Ndakubwiza ukuri kandi ibyo nkubwicyo ni ukuri. Urumva? Utazanibeshya ko n'ibyo ukora ari ubwenge bwawe gukoresha ngo ngewe ngo umwanya ngo nararangiye mu yanjye gutirika mubwire. Uwiteka atakurinze nta wundi muntu wakurinda. Wowe ntawakwihana uburinzi. Ushaka kuva hano wangugiye aho ngaho ugiye gushaka kwishakira umutekano, ugasanga naho ugiye kwihungabanyiriza umutekano. N'ibyo natekerezaga gukora. Ibi rero ndagira ngo mbabwire ko ibi byose bibitse yibwira ngo ntibibitse. Ibi byose birabitse. Banyarwandakazi rero, buriya hari igihe abantu bicara bakibwira ngo uyu mwanya ibi bintu byose bituba twarabibitse tukabibika ahantu. Iri ni ideni ryanjye ndimo rya $1,100,000. Mureke mwumve noneho n'umugore we ubwe avuga ngo umukozi yazanye amafaranga 30,000 nayo barayakoresha arashira. Amwe bajya kuyakoresha imisatsi akibagirwa ko ari nge wayabahaye kugira ngo babone ukuntu baza kwishyura uwo mukozi bari bazanye. Nabyo ni mu byumba. Yari yamaye bya 30,000 yazanye. Igeze hano mu rugo ibyo kurya ubona ari hafi ya ntabyo. Urumva? Amafaranga ndayiguriza. Ndagenda mfataho nyahahisha. Vuga ati umwana atatunyuzamo ijisho. Urumva? Amafaranga nakora ni 15 nishyuye ku musatsi. Kandi yose nayahahishije. 15 vuga gatanyuzamo ijisho. Rero njye tuvugana ngerageza kubereka uburyo bwo kwishyura atari ikintu kigoye, kuko no kumwereka yuko tudafite uburyo bwo kumwishyura biri mu bintu bimuhangayikije. Ariko se ngo niba n'interineti yanyu kuyigura ari ikibazo, mbona kibaguye, ubuhamya ubwonko bwo guhembwa byo bizakunda biturumva. Niyo umuntu akubwira ati ngenda numva kugira ngo nkorere n'ukwezi n'iby'ukwezi simba mbyizeye, aho dusaba abantu baba basimbuka bafite ibibazo isaha n'isaha,
ntabwo mfite icyizere yuko nzishyura ati njye ntabwo nizerera mu bitangaza niko narambwiye ati ibyo ni ugusubira inyuma y'ibyo twarangiye nyine ni ukuri kumbwira ngo ningerageze inzira zose kuba mbivuze ntabwo nshinga hano ari kubyumva kandi wiyange mbona gutya njyewe mfite uko ntegura ubuzima sibyo niba nkubwiye ngo ubwiwe umwana umushakira ahantu mushobora kwindikisha uri kubyumva ntabwo nshinga amabere sibyo reka mbabwire amajyo nyaba abanyeshuri ntazabashyira ku ishuri bakamabwira uyu mugabo yangurije amafaranga ntabwo ndamwishyura siko bimeze uwo mugabo ntabwo ndakwishyura amafaranga icyo ni no gutari wakumva ko njyewe ni ikintu umutima wanjye ntushobora kumva amahoro nzi ngo mfite ikibazo na runaka icyo ni ikintu kimwe si uko ntabitekereza amanywa nijoro icyo cyonyine kuvuga ko undimwe amafaranga yanjye utaranyishyura ndetse ukaza kwegera umuntu umwe ukamubwira ko hari amafaranga urimo David, iki ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko undimwe amafaranga yanjye. Niba rero undimwe amafaranga yanjye ukanga kuyanyishyura, toneste wo kabyara wo gahinga we wo kabyara uhinguye we amafaranga yanjye wayama utayama, ariko ndabwiza abanyarwanda ukuri ko ntazigera nkubeshyira ko nta mwenda undimo cyangwa nkubeshyere ko waba waranyishyuye nkaba ndi guhakana amafaranga yawe wampaye. Nta mafaranga yawe wigeze umpa ngo David ngirente nicare ntayafite simbivuge. Amafaranga wavuze ko ubwawe wavuze ko undi mu ideni, bazaba ari uwo mwana uvuga ngo ubeshyera ko ngewe nanze kumuhemba. Narakubwiye ngo uzakore mu mafaranga umfite umwishyure. None si inama yakozwe uyu munsi kibi byose wabivuze ko wabivugaga hari akagozi nagushyizemo. Aya mafaranga yanjye ndayashaka ku kibi ni ikiza rwose. Nge bikubwire neza utuze umutima, wavaho uri wajya aho ushaka wumva ushaka uzajya. Amafaranga yanjye ndayashaka, n'abanyarwanda bazaruce, niba nabishobora bazagutera inkunga umpa amafaranga yanjye rwose. Toneste nge ndabikubwiye, mbikubwiye isi yose ibyumva, kumbwira ko David ngewe nta mwenda mfite. Ngewe kugeza isa ngakomeza nkubwira ko undi mu mwenda. Abagabo bapfa ideni, iyo badapfuye ideni bapfa umugore rwose. Ibyo wakora byose, ibyo wavuga byose umbeshyera, uko wabigenza kose unyita igisambo ukanyita umujuru, kiri washaka uzavuga icyo ngicyo, ariko ntibizakuraho isezerano mfitanye nawe ry'amafaranga yanjye undimo, sibyo? Warangiza ugafata umwanya ukajya kwirirwa wese ukoroka abantu ubabeshya ko nta mwenda umfitiye. None se umukozi agiye hashize iminsi ingahe? None se twakoraga iyi nama turi kugira ngo bigende bite? Kwari ukugira ngo umpe amafaranga yanjye nishyure uyu mukozi. Warayampaye se? Niba warayampaye uzerekana aho wayampereye. Nge rwose sinkeneye guhangana nawe, sibyo? Kandi niba wifuza guhangana nanjye, nagira nkubwire ngo ibi bimenyetso bigiye kuri YouTube, hari n'ibindi bisigaye, sibyo? Warishimishije ndakubwira ngo hahirwa ubyina nyuma wibwira ko urugamba rwarangiye. Abanyarwanda rero mu bimenye, mu byumve rwose. Ngewe nababwiye ko ngewe ndi nyakamwe, kuba nyakamwe niko nyine baba bimeze. Ubundi hasigaye buri wese aburanisha ibimenyetso. Niba umuntu aterekana aho yanyishyuriye akajya kubeshya ko yampaye amafaranga, ngewe mfite noneho ahantu atarampa amafaranga yanjye. Mfite n'ahandi hantu yagiye kugisha inama, uwagiye kugisha inama nawe ubwo arampamagara, bibagirwa ko iyo audio bayimpaye igahita nyibika ahantu, nyamara barangiza ya audio bakaza kuyisiba bagira ngo nayisibye. Ngewe ibyanjye byose mpita mbika. Nyuma yo kubika rero mba nzi neza ko igihe kizagera ngashaka ibimenyetso bikaboneka. Banyarwandakazi, tureke kurenganya bagenzi bacu, tureke kwiba bagenzi bacu twitwaje ko muzi ubwenge kurenza abandi.
nge nta bwenge ngira ndabyemera, sinize mwe mwarize, sinzi kuvuga cyane, sinigeze ntozwa, sibyo? Dore ko hatozwa imbwa. Nge rero mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye bwose nitwa David, nagiye ndengerwa n'ibimenyetso bimwe na bimwe, cyane ko hari abagenda bakantwara ibyanjye bakagira ngo biraheze gutyo. Uwo ndafitiye urwandiko mbafitiye amajwi yiwe, uwo ndafitiye amajwi yiwe mbafise abandi ku ruhande babibonye. Iki ni ikimenyetso gihagije gishobora gusobanura niyo napfa nziza amafaranga yanjye naguhaye wowe Toneste. Ibindi rero byo kujya wirirwa uvuza induru ngo abantu ngo barimo kuguhiga, ngo abantu barimo kugushaka, abantu barimo kugira gute, nukugira ngo ubone ukucikana amafaranga yanjye. Banyarwandakazi, ibyo mubimenye, munamenye neza ko hari n'umukozi yakoreshaga amwambura amafaranga yiwe, umukozi we nawe yarangiza akamutwikira umwana. Ibyo byose mubimenye. Yamwambuye yitwaje ko ari umusirikare, yibagirwa ko ibyo yarakoraga mu Rwanda ashobora no kuzabikora mu bindi bihugu. Nge rero ukuri kwanjye gushyize hanze, n'ibindi nabyo nibikenerwa nabyo twiteguye kubishyira hanze bitewe naho urugamba rugeze. Kandi nanamubwire ko urugamba rutazahagarara kubera we, niyo nahagarara nababwiye ko hari abandi bazakomeza. Nkuko nayo yakomeje bivuga ati David atagiye hariya ngo avuge, urugamba rwakomeza. Nzi neza ko nta kizasubiza inyuma, nta nubwo byamvana mu murongo, sibyo? Icyo nzi cyo ugira neza ukayisanga imbere, ubundi icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Murakoze rero abanyarwandakazi ku mwanya mufashe wo kumva ibi bintu. Ubundi hasigaye Imana y'amahoro bampera umugisha, gusa bazabona ishyano abazana ibibazo mu bantu. Mugira amahoro. Musigaye rero mbasigiye akaririmbo kavuga umuntu nyamuntu. Akaririmbo kavuga umuntu nyamuntu ni muntu ki? Umuntu nyamuntu ni muntu ki? Banyarwanda,
uwo niwe muntu nyamuntu. Nge rero nashatse abo tubana ndababura, kugeza iyi saha iyi ngiyi nifuza abo tubana, kandi kubana ni ingenzi. Kubishaka, utabishaka nawe azabana n'abandi yumva ashaka. Ngewe icyo nkeneye n'ibyanjye, abyanga byemere, icyo nzi cyo ni kimwe, bitinde bishire kera nzishyurwa ibyanjye. Murakoze rero, mugira amahoro bakunzi ba David TV. Ushoboye gutera inkunga David TV ni akamenyetso ko guteranya 250 78 72 86 395. Murakoze rero, mugira amahoro. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Bye.